n'abakobwa b'itanu hari ubwo mutazandika indirimbo hari indirimbo mu buzima bwanje itazivamo iryo jambo zatekereza umuhungu wanditse indirimbo ukuntu yari yishyuriwe birangora umuntu wavuze ngo umugisha ukomeye kumenya Yesu Kirikariji Bwana sifiwe indirimbo y'umupolisi yarafashije abana b'ishuri bamugisha bana bagireza ndacura ndi kuri indirimbo ivuga ngo Imana yacu ngo ni umugenga w'ibihe wimenya zose n'ibitarabaho ngo kandi igenera umuntu wese bimukwiye mu gihe cyose ahasigaye subiza umuyobozi wa gahunda umwanya piano
kuvuga nguku tukaba duhurira na Trésor muri Foursquare tutari sinaza ndeba indirimbo ye nta nimero ye nari mbonye ntibihugu no kwandikirana ntaki imyaka ibiri irashize tekereza gutyo ibitekerezo birasubira bigatambuka ngo atambuke hano bijya bitekerezo bihita biga yego byari byo nyine ko tuzahurira hano uyu mugoroba mumfashe dushima Imana yariye neza kandi turagukunda abizera twese ibyo byose tubisubiramo ariko ndagaruka ku gikorwa yakoze ubushize muri Amerika cyo gufasha abana b'imfubyi batishoboye naherutse bageze ku mubare w'abana barenga 100 unaherukiye sinzi aho byakomereje tekereza ubushobozi n'imbaraga bishoyemo ku gikorwa cyiza numva aho tuzohurira hose gusa nari nzi ko nzabaha kuwa gatatu yagiye kuko nazana bazagenda mbere yaho muri kasitomo w'Imana Imana ikora ibirenze uko tubivuze n'uko tubitekereza Imana yite kuri wowe n'urugo rwawe n'abazabikora reka tutabire kuri kimwe ubizokubwira ko ufite ubukene Imana mu mutima wawe n'igihe uzumva ko ukeneye gusenga ugahita usenga uri wenyine uzamenye neza mu mutima hari ubukene bw'Imana ariko bitarakorwa gutyo ni ukuri ntabwo uratuje uratunganye ikizakubwira ko neza wakenye kuririmbira Imana uzaririmba uri wenyine kadatizi
Amen. Rero nanjye ntabwo ndibuze gutinda, turakomereza aho twari tugeze kuwa gatanu. Kuwa gatanu ijwi ryanjye ntirimeze neza cyane, ariko uko riri kose riraza naryo rireba ubwiza bw'Imana buri hano rize gufata umurongo. Imana ishimwe. Niba hari abandi bacuranzi hano nabonye bari bari muri baze buzure zino senti, turirimbe twese, Imana ibaho umugisha. Ndaguhimbaje Mana, ndaguhimbaje Yesu. Umutima waje uguwe neza kandi uguwe imbere yawe, ciye bugufi nk'abarya aho izina ryawe rishyirwe hejuru, ciye bugufi izina ryawe rishyirwe hejuru Mana. Akaririmbo numvishije igihe nazaga mu modoka sinakamenya, hanzamo akavesi gato kuba nari kumvishije, niba mukaza mufasha kandi gato akarakibagirwa, ni iya Kristo. Ivuga ngo sinamenye utubanza, ariko ko nasigaye nakavuga ngo haleluya ramizina rye tima wanjye. Haleluya, haleluya ramizina rye tima wanjye. Akabanza kavuga ngo kubw'ineza n'imbabazi zawe. Haleluya, tima n'imbabazi zawe. Nagatekereje ndi kwitekerezaho kuza mu modoka nari kumwe na Kwizera uyu munsi gucumba nimugoroba, beruka kuryama wa kane nijoro. Kuva ku wa kane nijoro kugeza ubu nyine sinasubira kumviriza, kandi nta gahunda za famiye nari ndimo, nta zindi gahunda nari ndimo. Ni mu ikanisa kava rimwe kaja mu yindi, kava mu gatuti kaja mu kandi, noneho mu kanya numva ndarushe, ngo numve rushe ndatekereza bimeze biti, nitekerezaho. Niyo mpamvu mbundira ndirimbo ya Narume, menyesha inzira y'umugi. Ese nakuge nanjye nane ibigoyi bageza we biranagaza, wampaye umugabo umeka kubuntu umaga kizaka kubuntu ndamukundasa gukorera turimo n'amagambo akiri kubera kubavuhumura neza. Ano mugisha twongere kandi